ahubwo indazi nabayeho neza nta n'umuntu ugira ubuzima bwiza nk'ubw'indayi indayi igitavunitse indayi bayeho neza irarya ikanywa ikambara ubu wawe ufite inzu yawe ufite uwo mushinga wabaga mwaba mwarahuye gwejeje wabihereye waba ugeze isa nta wundi mugabo uraza kukureba iwawe ngo nuko utagiye ku muhanda cyangwa guhamagare sheri nsanga mu rugo kujya ku muhanda ntago ari ku muhanda ari habonera amafaranga ahubwo bajya ku muhanda ari yaba yagiye mu gashungo ni mu cyaro ahubwo basambanye bwinshi burese kari mu cyaro ntibajya muri rogi mu cyaro basambanira mu bihuru ese mu cyaro abamarogi nk'ibi by'i Kigali none se icyo gisamba cyo kuryama magikodeshamo 5 cyangwa 10 umukingo ubereyeho iki yego barapanga bagahurira mu nzira mu mashamba akamurongora umunsi mu kigo kwishyamba aho bahuriye mu mugoroba saa 12 mu cyaro usanga saa 12 imihanda bafunze inguni bagiye bafunze amaguni nose atahiraho ariko wa mugani mu cyaro abari mujyane kwa nyina se abari mujyane kwa sase amurongoreraho kumbe Kigali ho cyambere cyo naho yagura prudence arongoreraho ariko Kigali barabanza ati prudence amaroji nta muntu wakurongorera muri kisambu cy'umujyi wa Kigali na tuno turaya tunubona dukiriritse natwe tukemera kujya mu gihuru havuga ati niba uri mu 10,000 ibihumbi 10 cyangwa 5 fataho 3 umeho 2 3 bikodesha shambure mbonaho ndyama hazima hanezerwa ryama ahantu hagaragara indaya barazicekeza uburetse ndagera indaya baraziciye aho burokeza aho naza kwagera muri make mu cyaro naho abindaya cyane hagusa neza iba nko mu cyaro zinywa tono tuyaga twadonda ubwonko none bari ndazi ciriritse ariko wa mugani ciriritse kazirica ni inzembe ziba ziraho hafa cunze gatumwimye amafaranga mu gihuru n'ubugusigura umurambo ese ndanozi ko zikora ubugome nk'ubwo uraziyobewe umwimye amafaranga ye gato kidogo wayamwimye muri icana ngewe keshe na keshi ntagaruko ntafite abagabo bankunda ariko umudamaraza ati ngiye mfite mu bivene byanjye sibyo ati ngiye mfite mu bivene itura imwe ngiye mpita nkubwira ati ufite senkani se ariko icyo gihe mba mbikoze kugira ngo nkunanize wigendere kuko ntagukeneye kuko ndamutse ngukeneye ni 15 arabifata ariko mu gihe ntagukeneye ngomba kunaniza kugira ngo wigendere icyo mbaza umushaka ryari ushaka iki umukenera ryari umugabo se so umukeneye umukenera ryari ntabwo ngomba kugukenera kuko gihe mba ngomba guhakanira n'ubutaha wazaza ntuzandebe bose ariko nagara abasore gusa n'abagabo nuko ntabwo bagikunda gukoresha agakingirizo ngo birinde indwara niba ari uko ngo nibyo biryoha gukoresha agakingirizo ntabwo biryoha niko bavuga ariko ni so bivuze niko bavuga ariko nibyo muri prudence yongera iki cyegabanya iki irenze ubwirinzi n'ubundi washaka kwandura n'ubundi wakandura icitse bwose ntabwo wayandura niba wayandura igishaka kuba n'ubu ntabwo ubuze umunsi n'ijyahiti isa biramutse bishatse kuba byabo sibyo sibyo bwa mbere wabuye n'umuntu utambaye prudence se wa mbere waburongoye kutakoresha prudence rero ukuntu umuntu mujya gukora ibyo bintu yakwambura yamara kukureba ukusa gatakata muri prudence iki ariko ubundi ngo prudence uhoye ngushira ingurika prudence tuyihoreje ngo nge ngo ndakwizeye ngo none se ngo we nago wanyizera yego tingati kwigenda kwizeye nanjye tunanye ndakwizeye kizava muzagifatisha abiri kandi umushuka nagaruka umushuka nabo wabishatse reka nabo wabishatse yego ngiye namutse giye gukora ibyo bintu rero ndi gutekereza ko ngomba kwandura sida cyangwa umutezi ntabwo naba nkibikoze ibyo byose ngiye kubikora mba nabyibagiwe kare nkumva yuko ngera tugiye gufiringa nyine rwo rukundo nyine tu ibindi bitekerezaho nyuma ibintu byarangiye rero nk'abakobwa baba birata kubera ko abahungu babakunda babirukaho bakwirukaho uri umwe burya suku buri mwiza urenze abandi ahubwo nuko ubuciriritse baba barakubonyemo imari ya make bafite ubushobozi ariko wawe uhagaze muri sheke nta muntu upfa kumumenyera yego nta muntu umumenyera kuko abafite amakuru menshi agiye atandukanye turamwana n'umukobwa bakuriye kugira ngo azaguhe igitsina kiba bigoye
undi bakatavuga turiye na 2 cyangwa 3 cyangwa 1000 urigendera suko buri mwiza kurenza abandi ubwo buciriritse uri hasi down cya tandukanya umukobwa uyu munsi utanga cyane n'uwimana batandukanye he agaciro n'udatanga kuko uri kwesha agaciro nta muntu kumenyera nta n'umuntu kwibazaho kuko nujaje kukugura ukamubwira ati nge sindindaya sinicuruza aya mafaranga yawe nkangisha icyo nshaka nakigurira pe nanjye ndakora mfite akazi ndakora unkangisha 10,000 aho nkora nabwate munguriza 10,000 sibayama sinkora kuki wumva uko wampa icyo gitsina cyawe ariko nahita ngufire ngatarumva ko amafaranga ngomba kuyemera uwicuruza rero uwo mwuga baruwe uwo mwuga wawumenyereye uje uwo ari we wese uko yabasa nabi yabasa neza yabasa gute aramwakira kuko aciriritse kuko yahuye n'undi uciriritse yego ikizo ni ukwesha agaciro shiti yanjye akuseke ni imisi ko amafaranga rutabyubutse uko kuko ngo hari uwesha agaciro kaba se bakira amafaranga abarenze bose tuzi bate amafaranga kweza uko nyine byo birumvikana ariko igihe kiragera ukicuza biriya bintu birica shere biravuna iyo usambana cyane birica bikwicira ubuzima usaza vuba bakakubarira mu myaka udafite wowe ubikora none ikintu kibabaza n'ukuruba babikorana n'urukundo babikorana ntabwo bakabikora bakurikiye iki amafaranga ibesha umurongo rusuko utayafite utayamuhaye wirorere ngo inambarira kuko warongoye iki indaya atunzwe n'iki n'igitsina cye nicyo winjiyemo ishyura kandi bitemewe yego numva rero iyo umwana w'umukobwa yifashe akifata ejo abona uwo bahuje ejo n'ejo bundi iyo utakaje amahirwe yawe ya mbere ugerageza amahirwe yawe ya kabiri kandi kugira ngo ngo uwaze mu buzima bwawe nuko hari uko baritwaye guhindura ubarahinduye imyitwarire nk'iya mbere abanza kuneka amakuru yawe niba ukora mu kazi ko mu kabari cyangwa ko mu rugo araneka uriya mukobwa muri akabari ese yitwara ati ese ajya mu marogi igihe kingana iki ese aryamana n'abagabo bangana iki ugasanga nk'inkubutsi nk'iriya ukora ako kazi ugasanga aramubwira turiya mukobwa ati ni indaya arongorwa n'uwo ari we wese ariko ibyo ngibyo riba ari ishari hari undi abaza akamubwira ati niba ari umwana dukunda muri aka kabari aritonda ariyubaha no kugira ngo umubwire ngo ugiye kumurongora biba ari inama kuko njyewe niyo uje unshaka njyewe nguha pasi niko mbaye ati niyemewe mu Rwanda ntago yemewe hari ukuntu umuntu ashaka unshobora kwita ngo ati njye ubwo bushobozi ntabwo mfite ariko hari ubishoboye ngize ute ntashoboye yego ke uyu munsi bizakana wenda nibashije mu kanya ngo umwe no mu kabari kuki abahungu benshi badakunda inkumi zo mu kabari ese nuko muri abasambanyi nuko mubabeshyera nuko mudashobotse kuki batabakunda abantu bo mu kabari ntago ari twese ntago ariko batadukunda ahubwo nuko bimagina ko abakobwa bakora mu kabari baba ari indaya banywa inzoga amatabi ndetse uwo ari we wese baza bakamwakira niba rugwaye 5 ukemera niba rugwaye 10 ukemera nyine badufata nkaho turi indaya turi twere tu mu kabari kandi burya nta kazi kabi kaba nubwo dukora mu kabari suko Home Empire turabashyiriye kuri channel ya Home Empire ikaze kuri channel yacu ni Keza mukunda cyane na IT Keza wanye niba utabishaka nta kibazo shago watema kire hata sha wasanga yenda uko mbivuze atari ko babyumva ariko niba bimagina kuri umugabo wanjye waba we nta byadanje kuri mwiza okay twagiye ikaze urakoze cyane be kujyashira
uyu munsi rwose waje wambaye neza cyane umweru fonaperi. yego yego uzagumirwa keza nta kibazo ko nabyaye se ntagumirwa kwanjye guhari. amakuru y'iminsi ya makuru ni meza. amakuru y'imihanda rimeze bite? ndaho bimeze neza nta kibazo bashima cyane. ariko si yono wambara muri iyo necklace yawe isobanura iki necklace yawe? Iyihe yo mu ijosi. Iyihe cyangwa iyi ngiyi? wapiyo yo hasi. Iyihe? y'icyatsi. Iyihe? Ya kano kantu ugenda gakunda cyane. Ni impano y'umusheri? Ya. Yego. Ni impano ya sheri wanjye. Waseke konze gukina nta kintu kimuvaho koko. Nta kimuva ariko nyine cyo cyamuvuyeho. Cyaze burake urazi ke. Tugiye kunengura umunsi tunashima. Dore ko bajama bagurira abakobwa. Ariko abajama muhungu mugenzi utamugurira. Uvuga ati se ndamugurira mukureho iki? Ariko iyo nguni mugurira arampa ibyo ntafite. Abamu njye nabaka ariko kumuhonga nyine. Kumuhonga nawe ibyo adafite ubushobozi. Yego. Yego. Ese yakugurira ngo umuhiki? Yego. Cyaze ke umunsi rwose wambariye abakunzi bawe pe. Wambariye rwose wambaye assemble. Akenshi buri assemble ibikeye mu maso y'abantu ibaze hejuru. Keza yambaye umweru hasi ni umweru no kugera ikikwemeza ku nkweto zo hasi ni ikigina bivuze ngo yambaye APR ariko ivanze nibara gikigina. Kuki wambaye umunsi ke gutya? Ya ndabikunda ariko nkunda kubyambara ndabikunda cyane. Yego. Yego Keza ikaze nibyo wambaye ikaze nanjye iwawe. Mbe na mbere wambaye neza. Murakoze. Urakepe. Ni ibisanzwe. Utese. Ni ibisanzwe kuri njye kabisa. Uri kwemera Keza nawe? Wapi ni ibisanzwe mani. Iyo ufite ibiceri kandi ukabona ko hari ibyo wakoze hirya no hino bigufite umumaro ukaba ari utundi ufite ugomba kutwikenuza. Kwambara neza ugasa neza. Cya. Ejo nupfa ntago ari guzibuka kubyambara. Yego. Ke ikaze none. Cyane. Murakoze. Uyu munsi duhere mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda? Duhere mu Rwanda? Mu Rwanda. Yego. Nyamabondo uramubaze. Dorayibonye wamubaze arayibonye. Umubaga ngo si wamwemera kuki wamubaze ke? Nyamabondo se. Ega nyamabondo ntago ari mu rugero ngiye mu bagabo nakishimira cyane mu basore. Ndi umukobwa muto ndi muto pe ntabwo ndi munini. Nanjye banyene umuntu muto tungana. Ndi mu kigero kimwe kujya gukunda umuntu w'umugabo ufite ibiro nk'ijana na mirongo birenga ijana na mirongo pima ibiro 50 naho twahurira. Yego. Ke munsi tugiye kugana kugira urukundo niki? Urukundo tubona uyu munsi nabonye umusore ni Rwamagana cyane Kayonza. Yagiye hejuru pironi ngo bamwanze ashaka kwiyahura. Inkumbe muri 1500 ngira mukunda imaze kuyarya birangira ishaka n'undi mujama ku ruhande. Kuki muri ago bigeza ngaho umunsi? Ese ukunda umurya amafaranga? Kubera iki? Ariko ngewe ni mu mukobwa nta murenganya ahubwo umusore. Umusore niba umukobwa yenda kurya 500 nta gitekerezo cyo kumugira umugore ufite. Hari igihe umukobwa bikora kuko inshuro mamaze kuryamana ziba ari nyinshi. Abagira ngo nagarurizemo muri iyo minsi mwagiye muryamana. Kuko ako kantu narakabonye yuriye ipironi ajya kwicara hejuru kugasongera akavanga agiye kwimanika. Birasoba muti w'ikibazo n'ubundi urapfa azakundwa n'undi. Ukorera ibyo bintu yaba yimagina si nesere ayitereka ngubaze ayo mafaranga ko yarayamwibye yayamukuye mu mufuka se nawe yizamukura mu mufuka yamaye ku bushake bwe. Naravuze ngo iwabo nta nubwo yiza banga umukobwa yamuri amafaranga yaravuze ngo iwabo amafaranga yanjye bandiye niba yajyana. Sibyo ntabwo yavuze ngo umukobwa amafaranga yanjye yandi yavuze iwabo. Sibyo ariko umukobwa nibasha kumuha amafaranga wowe ukayakura mu mufuka ukayamuha ejo akakwanga ukagenda umusubya ngo akurire amafaranga ari wayamaye ku bushake bwawe. Gute yaguha? Umubeshya urukundo ko mukunda. Ese ni gute umuhungu ubundi yaguha amafaranga mutararyamana wamubonye? Oya barahari ke mu cyaro bari. Ni bake. Ke ura no mu cyaro. Ni bake ni mu cyaro ahubwo ubusambanyi bwinshi burese kari mu cyaro.
mu cyaro ntibajya muri rogi, mu cyaro basambanira mu bihuru, ese mu cyaro abamarogi nk'ibi by'i Kigali simbizi pe none se icyo gisambu ajya kuryama agikodeshamo 5 cyangwa 10 akuwa mugani umukingo ubereyeho iki yego barapanga bagahurira mu nzira mu mashamba akamurongora umunsi mu kigo ku ishyamba aho bahuriye mu mugoroba saa 12 mu cyaro usanga saa 12 imihanda bafunze inguni bagiye bafunze amaguni nase atahiraho akuwa mugani mu cyaro abari mujyane kwa nyina se abari mujyane kwa sase amurongoreraho kumbe Kigali ho cyambere cyo naho yagura prudence arongoreraho ariko Kigali barabanza ati prudence amarogi nta muntu wakurongorera muri kisambu cy'umujyi wa Kigali na tuno turaya tunubona duciriritse natwe tukemera kujya mu gihuru avuga ati niba uri mu 10,000 ibihumbi 10 cyangwa 5 fataho 3 umeho 2 3 bikodesha shambure mbonaho ndyama hazima hanezerwa ryama ahantu hagaragara indaya barasiye keza uretse ndagera indaya barasiye aho muri keza aho naza kwagera muri make mu cyaro naho indaya cyane hagusa neza iba nko mu cyaro zinywa tono tuyaga twadonda ubwonko none bari ndaziciriritse ariko wa mugani ziciriritse kazirica ni inzembe ziba ziri aho hafi aho cunze gato umwimye amafaranga mu gihuru n'ubwo usigura umurambo ese ndanuzi ko zikora ubugome nk'ubwo uraziyobewe umwimye amafaranga ye gato kidogo wayamwimye muricana uyu munsi tubona kejeri indaya baraziciye indaya zibayeho gute indaya zibayeho ni erega naga indaya erega nubwo atajya ku muhanda ntaga kujya ku muhanda ntaga ariko kwicuruza ariko indaya ahubwo indaya zinabayeho neza nta n'umuntu ugira ubuzima bwiza nk'ubwo indaya irya itavunitse indaya ibayeho neza irarya ikanywa ikambara ubu wawe ufite inzu yawe ufite uwo mushinga wabaga mwaba mwarahuye bwese wabihereye waba ugeze isa nta wundi mugabo uraza kukureba iwawe ngo nuko utagiye ku muhanda cyangwa guhamagare sheri nsanga mu rugo kujya ku muhanda ntago ari ku muhanda ariho abonera amafaranga ahubwo bajya ku muhanda ari yaba yagiye mu gashungo hari n'ijya ajya akabura n'umukiriya agataha ntutaha se kandi abandi bakayakorera ukabona agiyeyo mu minota 50 ukabona aragarutse none haje ibintu bya pati by'abajene ariko mbona ko akenshi inkumi nyinshi zikuramo amada amasida erega pati ni nk'ubukwe gute se pati se ukoresha anniversaire pati ni nk'ubukwe n'ubukwe nabwo bwabaye babutwariramo inda uhuriramo n'abasore unyire muri abo muri famiye y'iwanyu uzi ubusambanyi ba mu bukwe uzi ubusambanyi ba muri pati uzi icyo ariyo bararaga mu mihuro none nuko imihuro yacitse umuco wa kera warahindutse wasaga mu ntoki mu bishugushugu abantu bari yararaye ariko ubu ngubu ntabwo byikunze kubaho impamvu nabivuze nuko tubona uyu munsi abajeni benshi harimo numvishe umwana agiye muri pati birangira yanduye sida na bagenzi be mu gutaha batabarira icyatunguye umunyamakuru yumvishe arabaganiriza ati ntuzabivuge ubwire mu rugo ke urumva ko pati uyu munsi zica urubyiruko mu makeya ese bakora iki ngo basi bibora babyirinde uzundi abakobwa baba bajyayo niba badashoboye kwirinda ntabwo baba ari abana ku buryo badafite ubwenge nese reka nkubaze ufite imyaka uri hejuru y'imyaka 20 sibyo si bwo bwa mbere waba uryamanye n'uwo muhungu si nawe wa mbere waba uryamanye nawe ku cyumba ko udashobora guhagarara ku ijambo guhagarara ku mubiri wawe umubwire ngo huye ese umubwiye huye yakugira ute ahubwo se oya irashoboka yego ke wavuga oya cyane habaye iki habaye kuko ntakeneye kugira ngo ngire ku mubiri wanjye ari umukene ntagaruka ngo ni ubukene ngewe ndakubwira ati ngewe kenshi na kenshi ntagaruka ntafite abagabo bankunda ariko umudamaraza ati ngewe mfite mu biveni byanjye sibyo ati ngewe mfite mu biveni itura imwe ngewe mpita nkubwira ati ufite senkani se ariko icyo gihe mba mbikoze kugira ngo nkunanize wigendere kuko ntagukeneye
kuko ndamutse ngukeneye n'15 arabifata ariko mu gihe ntabwo ukeneye ngomba kunaniza kugira ngo wigendere. icyo mbaza umushaka ryari Ushaka iki? umukenera ryari Umugabo se si umukeneye umukenera ryari ntabwo ngomba kugukenera kuko icyo gihe mba ngomba guhakanira n'ubutaha wazaza ntuzandebe. Yego kazamenya izawe nanjye ngamenya izanjye. uriya musore washitse kwiyahura yakunze umukobwa sibyo amukunze akunda igihazi cyangwa ikiroge cyangwa ikirebe sibyo wisaka keza ariko mana we ese kugira ngo umenye ko ari muzima wabibyirwa n'iki? Erega ubundi hari ikintu Imana yaduhishe ibanga rikomeye cyo kutarama mu mutima w'umuntu icyo gutekereza n'icyo ntekerezaho naryo banga Imana yaduhishe rikomeye. Ngiye nkubwiza umunwa wanjye nawe ukambwiza umunwa wawe. Simba nzi niba umbeshya cyangwa ubwiza ukuri. Simba nzi niba uzigiye niba nkubeshya cyangwa nkubwiza ukuri. Niyo mpamvu rero igihe kigeze isaha igeze ucaho nanjye ngacaho. Ariko nyuma numva ngiye utandukanye n'umujene utarariye ibiceri. Mba numva ari byo oje. Utaramuri ibiceri? Mba numva ari byo byiza. Nose yo wari. Iyo mutandukanye hari igihe umuja mu by'ibiceri gutya akagenda akakurogesha. Akakurogesha pe. Buriya nkura muja maramutse abikoze nta wamurenganya. Ngo ndi yahora polisi iraza agiye avuze ngo agiye kumurogesha ni ibintu byaba byumvikana. Asake umuntu akuri 500 nta n'ikintu kigaragara wakuyemo nta n'ihene nta n'urukwavu wari ibiceri byo wumva utuje kubera ko yakugiye mu maguru gusa wakanamuhera n'umuntu akigendera. Rega burya neza iyo ugize neza uyisanga naho giye. Iyo ugize nabi naho urisanga ibyo. Akoroke wavuze ko urukundo rwabuze rurahari urukundo mu basore. Rurahari ariko urukundo rw'igerusa rwabaye business chérie. Siko rwabaye business. Usaba umuntu urukundo niba usabye urukundo agatangira kukubaza amafaranga. Ngo chérie nshaka amafaranga. Ibaze. Yego. Asuka amafaranga. Urumva rero babigoye. Niba urukundo kiratwara ruboneraga ubona abana bakabona urukundo bakishima ubu wajya kunsaba urukundo ngatembwa ati chérie nshaka 1,100 ejo. Ako ngiye mbona ko impamvu harose byarahenze rero sasa yarahenze sanze yarahenze nabo bagomba kuzamura ibiciro. Nose ke ubona urushaka cyangwa kubyara abana bitazacika burundu. Ababyara nibabyare kuko twebe twabyaye imbere mu myaka yacu kandi niyo byakiri mu tumenye ubwenge. Ubu nta muntu apfungira ofuri. Gutese. Naraga umuntu nyine akaza akagushukisha amafaranga. Ubundi ikintu cyagushu iyo amafaranga arashuka yareke nagashukana chérie. Amafaranga. Reka nkubwire impamvu. Buri cyo bagushukishije. Ninya ko na wa wundi azaza. Ari cyo azaza yitwaje. Kugira ngo wirinde uzakora iki? Azabikubwira umubwire ngo nuwayinteye bwa mbere afite ibiceri ko kurusha. Ntacyo yamariye. Igendera. Kuko niba utarabasha kwirinda nta gapira ugira mu mubiri nta rushinge nta cyizere ufite kejo cyanje utagomba kwitwara. Niyo mpamvu rero ugomba kwirinda ukanifata. Yego. Bashaka abantu bakakwanga ariko ugakumiraho ibintu byawe. Akoroke wa mugane kuza ko kwirinda nibaza. Uyu munsi abasore benshi yivuze ko ndi murarwana. Kuki bagakondo mukayikondo barubwirinze? Kondomu nago n'abantu bose ariko nagara abasore gusa n'abagabo nuko nago bagikunda gukoresha akakingirizo ngo birinde indwara. Niba ruko ngo nibyo biryoha gukoresha akakingirizo nago biryoha niko bavuga. Ariko nibyo so bivuze niko bavuga. Ariko nibyo musa Prudence yongera iki cyegabanya iki irenze ubwirinzi n'ubundi washaka kwandura n'ubundi wakandura icitse bwose nago wayandura. Niba yandura igishaka kuba n'ubu nago ubuze umunsi n'ijyahiti isani biramutse bishatse kuba byabo. Sibyo? Sibyo bwa mbere wabuye n'umuntu utambaye Prudence. Se wa mbere waburongoye kutakoresha Prudence. Rero ukuntu umuntu mujya gukora ibyo bintu yakwambura yamara kukureba ukusa. Katakati undi Prudence iki. Ariko ubundi ngo Prudence ugoye ngushere ngo reka Prudence tuyihoreje. Ngunge ngo ndakwizeye. Ngo none se ngo nago wanyizera. Yego tunga ati ngenda kwizeye. Nanjye tunanye ndakwizeye. Kizava muzagifatisha abiri. Kandi umushuka. Nagaruka umushuka.
nabo wabishatse Bose umwizeye? nabo wabishatse umwizeye ya yego njyewe namutse ngiye gukora ibyo bintu rero ndi gutekereza ko ngomba kwandura sida cyangwa umutezi ntabwo naba nkibikoze ibyo byose ngiye kubikora mba nabyibagiwe kare nkumva yuko njye nawe tugiye gufiringa nyine urwo rukundo nyine tu ibindi bitekerezaho nyuma ibintu byarangiye rero nk'abakobwa baba birata kubera ko abahungu babakunda babirukaho bakwirukaho uri umwe burya si uko uba uri mwiza urenze abandi ahubwo ni uko uba uciriritse baba barakubonyemo imari ya make bafite ubushobozi ariko wa wundi uhagaze muri sheke nta muntu upfa kumumenyera yego nta muntu umumenyera kuko aba afite amakuru menshi agiye atandukanye turiya mwana w'umukobwa urakuriye kugira ngo azaguhe igitsina cye biba bigoye undi bakatavuga turiye na 2 cyangwa 3 cyangwa 1000 urigendera si uko uba uri mwiza kurenza abandi ubwo ubuciriritse uba uri hasi dawuni tandukanya umukobwa uyu munsi utanga cyane n'uwimana batandukaniye hehe agaciro nakahe agaciro n'udatanga kuko uba uri kwesha agaciro nta muntu ukumenyera nta n'umuntu ukwibazaho kuko n'ujaje kukugura ukamubwira ati njye sindi indaya sinicuruza aya mafaranga yawe nkangisha icyo nshaka nakigurira pe nanjye ndakora mfite akazi ndakora unkangisha 10,000 aho nkora nabwo ati munguriza 10,000 sibayama sinkora kuki wumva uko wampa icyo gitsina cyawe ariko nahita ngufire nkatanumva ko ayo mafaranga ngomba kuyemera uwicuruza rero uwo mwuga ari uwe uwo mwuga wawumenyereye uje uwo ari we wese uko yaba asa nabi yaba asa neza yaba asa gute aramwakira kuko aciriritse kuko yahuye n'undi uciriritse yego icyiza ni ukwesha agaciro shiti yanjye akuseke ni iminsi uzi ko amafaranga aruta byose ukabona ngo hari uwesha agaciro kandi bose bakira amafaranga abarenze bose tuzi bakira amafaranga kugeza ko nyine ibyo birumvikana ariko igihe kiragera ukicuza biriya bintu birica shere biravuna iyo usambana cyane birica bikwicira ubuzima usaza vuba bakakubarira mu myaka udafite wowe ubikora none ikintu kimbabaza n'ukuruba babikora n'urukundo babikorana ahubwo bakabikora bakurikiye iki amafaranga ibeshya umurongo rusuko utayafite utayamuhaye wirorere ngo inambarira kuko warongoye iki indaya atunzwe n'iki n'igitsina cye nicyo winjiyemo ishyura kandi bitemewe yego numva rero iyo umwana w'umukobwa yifashe akifata ejo abona uwo bahuje ejo n'ejo bundi iyo utakaje amahirwe yawe ya mbere ugerageza amahirwe yawe ya kabiri kandi kugira ngo ngo uwaze mu buzima bwawe nuko hari uko waritwaye guhindura uba warahinduye imyitwarire nk'iya mbere abanza kuneka amakuru yawe niba ukora mu kazi ko mu kabari cyangwa ko mu rugo araneka uriya mukobwa muri akabari ese yitwara ati ese ajya mu marogi igihe kingana iki ese aryamana n'abagabo bangana iki ugasanga nk'inkubutsi nk'iri ukora ako kazi ugasanga aramubwira ati uriya mukobwa ati ni indaya arongorwa n'uwo ari we wese ariko ibyo ngibyo riba ari ishari hari undi abaza akamubwira ati niba ari umwana dukunda muri aka kabari aritonda ariyubaha no kugira ngo umubwire ngo ugiye kumurongora biba ari inama kuko njyewe niyo uje unshaka njyewe nguha pasi niko mbaye niyemewe mu Rwanda ntago yemewe hari ukuntu umuntu ashaka unshobora kuhita ngo ati njyewe ubwo bushobozi ntabwo mfite ariko hari ubishoboye njyewe ngize ute ntashoboye yego uyu munsi uza akantu wenda nibashije mu kanya ngo umwe wo mu kabari kuki abahungu benshi badakunda inkumi zo mu kabari ese nuko muri abasambanyi nuko mubababeshyera nuko mudashobotse kuki batabakunda abantu bo mu kabari ntago ari twese
ntabwo ariko batadukunda ahubwo ni uko bimajina ko abakobwa bakora mu kabari baba ari indaya banywa inzoga amatabi ndetse uwo ari we wese baza bakamwakira niba ari urwaye 5 ukemera niba ari urwaye 10 ukemera nyine badufata nk'aho turi indaya twere tuba mu kabari kandi burya nta kazi kabi kabaho nubwo dukora mu kabari suko nta kandi kazi tuba tugomba gukora ahubwo ureba ikintu kigufitiye inyungu n'umumaro ntabwo nzakakora 100 ngo njye gukorera 30 byo mu kazi ko mu rugo ninza nkagakora amezi 2 cyangwa amezi 3 cyangwa amezi 5 ntabwo nzaburamo inka yanjye kandi ntuje mu cyaro cyangwa ikibanza ntabwo nzakibura sibyo uzaza n'ubundi aje kugukunda n'ubundi azaba aje guhindura ubuzima aje gukora muri ka kabari kugira guhindurira ubuzima ariko wa mugani wawe ushaka umuntu yarakoze muri hoteli si mu kabari yarakoze muri banki cyangwa ahandi runaka ugasanga arusha imico wundi wakoze mu kabari cyane hoteli rega nayo ni akabari hoteli nanjye nayikoze uzi ubusambanyi ba muri hoteli haba ubusambanyi bwinshi cyane ugaherekeza umuntu agiye tudeteye ireti mukabirangirizayo ugasohoka wimunyamunya inshuti yanjye umva nese wajyayo abakunda umukino shambure yayo bihagaze 50 cyangwa 30 80 ijana kuzamuka areba amafaranga yanga yatavati kubita kamwe umarezo singane nikomereza kamwe gusa yego kakugera muri wesi bagakubita mu rufu ingufuri bajya bakomanga ukajya uvuga ngo ndimo ino systeme muri hoteli mundi wowe mukobwa tubanza ugasohoka mugabo akazaza nyuma yego asake ngo si cyashe kono ko muri hoteli akoraga ari bose ntago ari bose ni nkuko mukabari n'abatari bose yego ntago ari bose mbaka tuvuge nabi ngo badufate nabi kenshi na kezi zanacungure mu kabari cyo mu mahoteli niho hantu hakora abakobwa beza utari mwiza nibaguhakaza udafite isura igaragarira abakiriya ntibaguhakaza utambara neza uko abakiriya babyifuza ntibaguhakaza isura ni kugaburira umukiriya azaza gusuhuza aturikeza disi we murakoze wabuza usa nabi cyambara nabi mu kabari se bakaguhakaza byashoboka yego aho ngaho ndakura cyane ariko dusoza ese ushaka umusore kurambiza umukobwa nawe urabizi dushake bande bakubaka ntago ari kubasuzugura ariko ingeri zose zakubaka haba umukobwa umufiyemeri bose barubaka ariko ikiza cy'umufiyemeri aba yari ubuzima abazi ubuzima icyaricyo yego ariko abakobwa batari babyara bariyemera barirata kandi ibirata bararangaye kurusha abakobwa baba barabyaye sibyo yego umva rero ntago ari kubavuga nabi ariko muri muntu wese agomba guhabwa agaciro ako se keburetse gato umuntu washatse n'umuntu wabyaye n'umusore ukiri imanzi baba bagakunda cyane keguteke mbwiza ukuri none suba abajya abakobwa twabyariye iwacu ntidushakwa n'abasore mama arakoze byamukiri batoye niyo mpamvu banza wumve nyine banza ubyumva abaguhaye agaciro kandi uwaguteye inda mbere atarigeze gushaka ariko undi akaza afite gahunda yo gushyira mu rugo uko yabonye waragize uruhare rwo kuba watwita uwo mwana ukagira ute ukamubyara ukaba utarigeze umukuramo uwo nguwo wagiye gushaka atarabyaye hari igihe aba yarazikuye mu zirengana 100 yego inama uhaba dukurikiye umunsi babajere bagiye gushaka bake batoya kwisoreza njyewe nama nabagira kuko ntawe hano wahanutse sheri najya kumushaka zibonera ibye umushaka ari mwiza ashaka guhinduka mushaka kubasha ashaka gusuzugura nyine tu ni ibintu ubona ukabona ntago bifitutse iyo umushatse nibwo umenya uwo muntu wari we mu bana hari ngiye burinda mumara n'imyaka 5 utaramenya wari ariko abashaka nibashake kabisa ya azagenda byibonera tugushimire yego